Turabasuhuje inshuti dukurikiye mwese kuri Iseka News, ni channel nziza yacu abantu mugiye kujya mukurikiraho amakuru ndetse n'ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero twakiriye bwana Cedric Niyonkuru, ni Guild President, akaba ari umuyobozi wa AGE Iseka. Cedric, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Ibintu ni amahoro cyane rwose. Umuyobozi wa AGE Iseka, kuganira n'umuyobozi ntabwo biba byoroshye, turitwararika. Ariko bwana Niyonkuru Cedric, mbere yuko wenda dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze tumenye Niyonkuru Cedric ni muntu ki? Twebwe icyo tuzi ni perezida wa AGE Iseka. Niyonkuru Cedric ni muntu ki? Icyo kibazo kiri mu bibazo biba bigoye cyane. Nk'uko wabivuze koko, nitwa Niyonkuru Cedric, nkaba ndi Guild President cyangwa se umuyobozi wa AGE Iseka. Akaba ari umuryango w'abanyeshuri, ikaba ari komite itorwa kugira ngo ihagarare abanyeshuri ibe yabakorera ubuvugizi aho bibaye ngombwa. Mbese ni nk'ikiraro kiba gihuza abanyeshuri n'abayobozi. Rero nigarutseho, nuko nabuze amazina yanjye, nkaba Nyingaragu, nkaba ngeze mu mwaka wa 3 itangazamakuru. Tukaba twitegura kuzakora graduation mu kwa 12 ndakeka. Mu rugo ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Zaza, ahazwi nko ku butaka butagatifu. Ndakeka ari byo. Tumaze kumenya profile cyangwa se imyirondoro ya perezida wa AGE Iseka, ariko by'umwihariko noneho reka tumenye AGE ni iki, AGE Iseka nayo ni iki? AGE mu rurimi rw'igifaransa ni Association Générale Ouétidie Institut Catholique de Kabgayi. Urumva ni umuryango cyangwa se ni ihuriro ry'abanyeshuri riba rihagarariye abandi banyeshuri biga muri ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi. Muri make uwo muryango ni uko witwa. Byinshi tumaze kubimenya ku bijyanye na profile, ariko noneho reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Huye, turi muri Kasa Hoteli, niho twakiriye umutumirwa muri iki kiganiro. Turagira ngo utubwire, twageze hano duhura n'abantu bo muri Iseka ndetse n'abandi banyeshuri benshi. Aha hantu murimo kuhakora iki? Ngira ngo wabivuze koko, turi muri hoteli yitwa Kasa. Hano twaje mu mahugurwa y'abanyeshuri, tukaba twarahuriye n'irindi shuri ryitwa East African University, ndetse natwe muri mu ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Iseka. Hano rero nta kintu cyatuzanye, ni amahugurwa twari tujemo. Amahugurwa agamije ibintu byinshi cyane cyane ku kwita ku bidukikije ndetse no kongera gusubiramo itangazamakuru muri rusange. Yego. Hanyuma bisobanuye iki ku banyeshuri mubereye umuyobozi? Ese ni izihe ndangagaciro muri gukura muri aya mahugurwa nk'abanyeshuri mwiga itangazamakuru? Navuga ko uru ni urubuga rwiza abanyeshuri tuba tubonye, kuko nibyo koko wenda ngarutse, ndetse wenda nabyita muri section zose, ari abiga day cyangwa se weekend, birashoboka ko batabona umwanya munini wo kuba bakora igerageza se cyangwa kuba basubiramo ibyo biga neza, ibyo twakwita practice mu ndimi z'amahanga. Nta practice nyinshi tubona. Rero amahugurwa nk'aya yaje, bibona nk'amahirwe tuba tubonye yo kongera guhura n'abantu babizobereye muri ibyo byiciro bitandukanye. Rero iyo duhuye nabo, biba ari amahirwe tubonye kongera kubisubiramo, bakabiduheramo imikoro igiye itandukanye kugira ngo tubimenye neza birushijeho. Rero hano tuhakora byinshi cyane. Icya mbere cyo ni ukubanza kumva ko witinyutse muri wowe, ukumva ko hari ibyo wize mu ishuri
hari aho ugiye kubigaragariza ndetse hari n'umwanya ubonye uko wabigaragaza. Noneho ikindi dukuramo cyo ni uko dusharinga se cyangwa duhuza ubumenyi butandukanye dusanzwe twifitemo. Nshobora kuba nzi wenda kuba nafata kamera neza, ariko hakaba hari undi muntu uzi kuba yabaza cyangwa se yaba nk'umunyamakuru baza abaturage se cyangwa umutumirwa runaka. Rero ibyo byose iyo tubihuje bibyara produit se cyangwa umushinga ukomeye, ikivamo product ikomeye. Nicyo navuga ko iyo tubihurije hamwe rero nicyo bibyara. Rero urumva ko dukoramo byinshi cyane, kandi ikindi ntakibagirwa cyo nuko tuba turi guhugurwa n'inzobere zitandukanye. Izo nzobere rero akenshi nta nubwo wenda baba ari n'abanyarwanda, ariko nabo tuba tubafitemo. Urumva harimo abo bahita bagira experience mu kuvugana nabo, bakabisanzura bakumva ko ibyo bashoboye natwe twabikora. Mbese twigiraniraho mu bintu bigiye bitandukanye n'activities zitandukanye dukorera hano. Ni byinshi cyane. Nagize amahirwe yo guhura nawe nka Giridi, byansabye izindi mbaraga, noneho mpita ntekereza no kubaba barasigaye. Abasigaye bo bataje nuko byanga bikunda abantu biga itangazamakuru muri Iseka ni benshi cyane. Ndakubaza ni icyagendayo kugira ngo hatoranywe abari ahangaha n'iki, hanyuma abasigaye bo basigaye murabagenera iki ko nabo n'ubundi biga itangazamakuru? Nibyo koko nabigarutseho ko iyo ubaye mu bo bahisemo kugira ngo baze hano biba ari amahirwe akomeye yo kwigerera nk'ibwami, niko nabyita. Ariko nanone iyo tugeze hano ntabwo tuba dutumwe kuza hano gusa, hari ubutumwa tuba tuje kugufata hano. Ubwo butumwa rero dukura hano natwe tuba dusabwe kujya kubusangiza abandi. Ubwo rero nibyo koko ntabwo twese twabonera amahirwe rimwe, ariko natwe icyo tuba dusabwa twe twabonye amahirwe, ese abandi turabafasha iki? Dore ko ari nabwo buryo bwiza bwo kumenya ibyo wakuye hano, ni uko ugenda ukabisangiza bagenzi bawe nabo bakabimenya ku rwego wumva nawe ubiziho. Rero urumva ko n'abasigaye hari aho n'ubundi twongera guhura nabo tukabibigisha, tukabasangiza ibyo twakuye hano. Urumva ko nabo rero n'ubundi baba, navuga ko iyo tubonye amahirwe nabo baba bayabonye mu buryo butari direct, kuko n'ubundi tuba tuzagenda twibasangiza mu bundi buryo. Hanyuma abaje bo ayo mahirwe bayabonye gute? Batoranijwe bate mu bandi kugira ngo baze ahangaha? Ni iki bakoze kirenze igikenewe? Ni iki bagendeyeho kugira ngo abo bantu bazemo hano muri aya mahugurwa y'uyu munsi, uko barimo baravoma ubumenyi abaje uyu munsi? N'ubundi nsanzwe ni babantu n'ubundi bahorana umuhati wo gukora cyane. Nibyo koko urumva niba ufite abakora cyane, iyo haje amahirwe runaka niba uheraho. Njye ku bwanjye numva bishobora kuba ari icyo ngicyo cyahereweho, bagahera kuri ba bandi bakora cyane kugira ngo n'ubundi uwo murava bahorana bazawukomeze, ndetse na hano bahagarare neza ishuri baba baturutsemo. Muri Iseka hari ishami ry'itangazamakuru, hari n'ishami n'ayandi mashami menshi. Ese ayo yandi nayo ajya agenerwa izi nyigisho, cyangwa izi nyigisho nizo abiga itangazamakuru gusa? Ntabwo navuga ko ari amahirwe y'itangazamakuru gusa, kuko n'andi mafakulite se cyangwa andi mashami hari uburyo ki bagenda babonamo amaopportunity abagiye atandukanye. Rero ntabwo navuga ko aya mahirwe ari itangazamakuru gusa. Wenda nibyo koko uyu mushinga ubuje utagetinga kuri journalisme, ariko n'abandi nabo ndahamya neza ko hari andi mahirwe bagenda babona, ariko wenda atarayangaje. Giridi, president wa aje Iseka, turagira ngo utubwire kuri performance ya fakulite ziri muri Iseka. Uyu munsi turimo turabona ibigendanye na fakulite y'itangazamakuru. Fakulite ziriyo ni izihe? Ese izo performance yazo ni izihe? Imyitwarire yazo ni iyihe ku bigendanye n'uburyo bwo kwiga ndetse n'imyitwarire bigendanye n'umwuga umuntu yiga muri Iseka? Navuga ko mbona biri ku rwego rushimishije. Nibyo koko urabizi, imbere Iseka yari izwi ku itangazamakuru cyane. Niyo section se cyangwa niyo fakulite yavugwaga kuva kera, ariko ubu ngubu ubona ko bitandukanye.
usigaye ubona ko n'andi mafakarite asigaye domina cyane kuri iri soko riri hano hanze. Wenda naguha nk'ingero, ubu ngubu dusigaye natwe dushyira ku isoko abarimu kandi bafite ikigero cyo hejuru, ndetse yaba ari n'abize accounting na finance, usigaye usanga utungurwa no kubona uwo mwari mwicaranye ku ntebe y'ishuri ejo mukwitanye muri banki runaka ari uri kukwakira, mbese muri serivisi zigiye zitandukanye. Rero ibi ngibi bitaye mu ishusho y'uko iseka ntabwo iri gukora ubusa, hari produit iri gushyira ku isoko kandi bigaragara kuko hari ingero nyinshi rwose zigiye zitandukanye zigaragarira buri wese. Ubwo nadore nko mu itangazamakuru wenda niho bita bigaragara cyane, nk'ubu nka Deje wa RBA, ngira ngo mwese murabizi ko arangije muri iseka mu myaka ndakeka mu myaka nk'ibiri ishize. Iyo ni navuga ko ni nk'igitego iseka iba yaratsinze, kuba umuntu ufite impamyabumenyi yo muri iseka ari uhagarariye itangazamakuru cyangwa se ari ukora mu kigo dufata nk'icyitegererezo cya RBA. Rero urumva ni nk'igitego, kandi n'ubundi hari n'abandi bambasaderi mu byiciro bigiye bitandukanye, yaba mu burezi ndetse muri finance, yaba n'abiga RUT iby'iterambere ry'icyaro, ndetse n'abiga ubu ngubu wenda nkeka ko ari nayo mpamvu bazanye muze faculty y'ibijyanye na nursing and midwifery, nuko babona ko hari aho turi, nuko babona ko hari icyo dukora ku isoko ry'umurimo. Niyo mpamvu ejo wabonye ko bazanye indi campus nshya ya iseka hari aho Kabgayi hahoze n'ubundi hari ubuforomo n'ububyaza, n'ubu ngubu n'abandi dukomeje kwakira umunsi ku wundi. Ibyo rero bihita bigaragaza ko hari icyo turi gufasha isoko muri rusange. Nk'umuyobozi w'abanyeshuri, ubona nta mbogamizi mushobora kuba muhura nazo zishobora kuba zituma ibintu mukora bitagenda neza? Ese project mukora mubona agera ku bantu neza akaba yatanga umusaruro? Ni iki kintu cy'imbogamizi ushobora kuba ubona ukoraho ubuvugizi gihambaye, urimo gukoraho nk'ubuvugizi ku banyeshuri bayiseka kugira ngo byibura ikibazo gihari gikemuke? Ngira ngo wenda ntabwo maze iminsi myinshi ntagiye manda yanjye kugenda nagena mentioninga ngo nizi mbogamizi zihambaye. Ibyo ngenda mpura nabyo ni n'imbogamizi zisanzwe, n'ubundi ntabwo ari byacitse. Ni imbogamizi natwe ubwacu tugerageza guhanduringa bikagenda neza nta kibazo. Nkeka ko nta mbogamizi zihambaye, ni ibibazo bisanzwe n'undi mu banyeshuri. Turimo tugana ku musozo, gira nk'ubutumwa uha abanyeshuri mu byiciro byombi, bibahe muri rusange, ariko noneho ugire n'ubundi butumwa waha umuntu utarigeze agera hano ngo agire amahirwe yo kwatendinga aya mahugurwa. Ese uramuha iyihe message kugira ngo byibura ejo n'ejo bundi nawe azaba afite ubumenyi nk'ubwo mufite? Kuko nubwo mwagenda mukabumushyira, ntabwo sinzi neza, birashoboka, ariko ntabwo ndishuwa ko mwabimuha neza nk'uko namwe mwabyakiriye. Gera rero nk'ubutumwa umuha kugira ngo andi mahirwe naza wenda nawe azitabire, hanyuma ikindi uraza guha ubutumwa abanyeshuri bose biga mu ishuri rikuru rya iseka. Mpereye kuri icyo cy'ubutumwa ntatanga ku utaragize amahirwe yo kuba yaza muri aya mahugurwa, icya mbere cyo namuha ni uko nibyo koko wenda ntabwo amahirwe yabonye kuri iyi nshuro, ariko amahirwe ntabwo arangiye, kuko nk'iyi proje iri inyuma y'aya mahugurwa, reka mbyite gutyo, ni proje izamara imyaka 5 kandi turacyari mu mwaka wa 2. Ubwo bivuze ko turacyafite imyaka 3. Icyo nabasaba rero nta kindi, bakomeze bakore cyane. Iyo ukora cyane birivugira. Niba hari umukoro runaka wahawe, gerageza ukuri iyo bwabaga, nawe ugaragare nk'umuntu ukora cyane, kuko amahirwe ntabwo azakwizana. Amahirwe urayakorera agasanga bite, kuko ni nk'urugero koko hawundi hari kuba hari amahirwe, ariko nanone hari ukuba ese uriteguye kwakira amahirwe. Ibyo numva ni ibintu bibiri kandi bitandukanye. Icyo rero nabasaba nibyo koko, ntabwo mbasabye gukreye amahirwe, ariko mbasabye kuba
kuba biteguye igihe cyose ko amahirwe yakaza. Ese amahirwe niba aje arasanga witeguye koko, arasanga uri tayari kuba wayafata, kuko ari ukuyabona rwose ukayapfusha ubusa. Ya rero icyo nabasaba nta kindi, bakomeze bakore cyane batikoresheje, amahirwe hano hanze arahari rero nareka kuba yabasanga bo batiteguye ubwabo, reka bakora ubwabo bategereza amahirwe. Ubwo nanagaruka n'ubundi no babonye amahirwe nyirizina, ubonye amahirwe nibyo, ariko no kuyakoresha neza ni ikindi. Ubu bumenyi nuva hano ukabukoresha mu buryo butari bwo, mu buryo utabuhawemo ayo mahugurwa, n'ubundi ni kwa gukoresha n'aba amahirwe ubonye. Rero ibi ukuye hano ugenda ubikoreshe, ntubisinzirane, nibwo bizakugirira akamaro. Urakoze. Iyo rero ari ugiye kongeraho nanjye kugaruka ku banyeshuri muri rusange. Abanyeshuri muri rusange ubutumwa nabaha, n'ubundi ntabwo bujya gutandukana cyane nubwo nari mpaye ababonye amahirwe, kuko buriya no kubona amahirwe yo kwiga nabyo ni amahirwe. Ntabwo ari twese dufite amahirwe yo kwiga. Ese wowe uyafite uri kuyakoresha neza? Ese uri kuyakoresha bifite intego? Kuko wenda ushobora kubona uza kwiga bikoroheye se cyangwa binakuvunnye, ariko nabyo ntubihe agaciro. Nibyo koko tuba duturuka mu ngeri zitandukanye, hari abaza baje bavuye no mu kazi, hari ababa batagafite, ariko reka mbasabe ko tutashaka urupapuro gusa, ahubwo dushaka ubumenyi, kuko ubumenyi nibwo buzatwerekeza butuganisha ku cyerekezo dushaka kandi gifatika. Rero nk'urubyiruko nta kindi nabasaba, kuko abenshi baba ari urubyiruko, nta kindi nabasaba ni ugukora cyane, amahirwe yose babonye bakayafata nk'atazagaruka, kuko ntabwo ari guaranteed yo kazagaruka, ntabwo uri guaranteed yo kazagaruka amahirwe. Rero icyo nabasaba, amahirwe yose ubonye se cyangwa ikibaye cyose mu buzima bwawe, gifate nk'ari amahirwe kandi gifite n'impamvu. Izo mpamvu rero reka tuzibyaze umusaruro, twiyubakira igihugu cyiza twifuza. Dusoza, uratubwira ijambo rimwe ryahindura ubuzima kuri buri wese tubona hano mu isi n'uburyo tuyibayemo. Ijambo rimwe ryahindura ubuzima. Ijambo rimwe numva nababwira, ni ijambo rigira riti, buriya ikintu cyose mu buzima kiba gifite impamvu. Gishobora kuba ari cyiza, gishobora kuba ari kibi. Nibyo koko impamvu ushobora utayibona uwo mwanya, ariko ntabwo navuga ko mfite experience yigiye hejuru cyane, ntabwo ndi mukuru cyane, ariko muri bike mba narabonye, mbona ko burya buri kintu cyose kiba gifite icyo gihatse. Rero niba bitakugendekeye neza, niba hari ibyo wahuye nabyo bitari byiza, wicika intege, ahubwo wumve koko hari impamvu yabyo byabaye. Wenda byanakubaye ari bibi, kuko wenda ufite imbaraga se cyangwa ufite ubushobozi bwo kuba wabyihanganira. Rero icyo navuga ni uko wicika intege bitewe n'icyabaye kibi, ahubwo ongera ibitekerezo bibe byagusunika kuba wagera imbere heza. Nanone niba hari n'icyakubayeho cyiza, nanone nyine gifate nyine nk'ikibaye umwanya gikoreshe neza, kuko ejo ntabwo uzi uko bizagenda. Rero wiheranwa n'icyabaye, kuko kiba gifite impamvu. Wowe icyo usabwa, ihangane, then utegereze ibizakurikiraho, kuko igihe ari igihe kikugenera rwose ibyo natwe tutagiramo uruhare. Rero icyo nabasaba, tuba turi mu buzima butatworoheye hafi ya twese, reka twihangane, dutegereze ejo hazaza, ndetse ariko tunabikorera cyane ku rubyiruko cyane. Nanone reka dukure amaboko mu mifuka, tureke kuva mu cyo nakwita nk'ikigari, kuko urubyiruko rw'iyi minsi mbona ko tugendera runaka yakoze iki, nawe ndagishaka. Runaka ni runaka, nawe ni wowe. Runaka afite inzira ye, runaka afite uburyo ki icyo kintu yakibonye. Rero niwumva ko ugomba kuba ubuzima bwa mugenzi wawe, aho ngaho uraba wibeshye.
banza wowe umenye ubwawe, ese ndi muntu ki, nkunda iki, nanga iki, ese runaka turahuje. Biranagoye ko mwahuza 100% kuko buri wese arizi. Rero urubyiruko rwose icyo nabasaba nta kindi, tubeho ubuzima bwacu butari ubw'abandi. Kuko ni nko kwambara inkweto itagukwira. Niba wambara 37 nambara 38, biragoye ko iyo nkweto ya 37 nzayigenderamo neza. Rero wikumva ko uzaba ubuzima utari ubwawe, baho ubuzima bwawe kuko ubifite inzira yawe. Kandi none twigira icyo nakwita nka pressure yo kuvuga ngo Valence yageze kuri ibi ngibi, ngenda bigeraho gute. Ibyo handi ni usanga umuntu wese yishora mu ngeso zitari nziza. Reka njye kwiba iki ngiki kugira ngo mere nka runaka, reka bigende gutya. Rero urubyiruko icyo nabasaba nta kindi, ubu buzima busa nkaho bugoye dushyiremo ubwenge. Tureke rwose kubaho ubuzima bw'abandi, reka tube ubuzima bwacu, nibyo bizatugenera kuba twagira imbere heza, tukavamo ababyeyi beza u Rwanda rwifuza. Kuko bitabaye ibyo nta ejo heza twaba dufite, kuko rwose nta nicyo dufite cyo kwireguza. Ese ko ababyeyi bacu barurwaniye, tukaba turi mu gihugu giharuye, nicyo uzireguza ko utageze ibyo ugeraho kandi uri guca mu nzira iharuye. Icyo dufite rero nta kindi, urugamba dufite nta rundi, ni ukugenda muri iyo nzira iharuye neza mu buzima bwacu. Murakoze cyane. Cedric Niyonkuru, umuyobozi wa AG Iseka, turagushimiye ku kiganiro cyiza uhaye Iseka News. Hanyuma kandi twibwira ko undi munsi wose tuzabakenera muzaza muri studio zacu mukatuganiriza. Cedric turagushimiye. Murakoze cyane. Ndabashimiye namwe bari badukurikiye. Njye ndi Ambassador Rusagara ku bwa Iseka News. Murakoze, mugire umunsi mwiza.